Reka tubahe ikaze nshuti mukunda ibiganiro byacu kandi tubashimire ko mukomeje kubana natwe uyu munsi. Twizere ko wowe udukurikiye muri aka kanya umeze neza, niba kandi utameze neza turakwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege kubera yuko ibyiza burya bihora imbere. Uyu munsi biba byanze, ejo bigakunda, kimwe n'uko ejo bikunda ukurikiyeho bikanga, nuko iyo niyo formule y'ubuzima tugomba kuyimenyera, ntiducike intege, ibibazo ntitwemere yuko bidukubita hasi, kuko iyo bidukubise hasi tukabyemera burya tuba dutsinzwe. Ni intambara tugomba guhora turwana kandi twibuke yuko tutari twenyine, dufite n'Imana hejuru ya byose, burya hari Imana kandi ntago ijya itwibagirwa. Mbere y'uko rero twinjira mu kiganiro nyamukuru cy'uyu munsi, ntago twakinjiramo tudashimiye tubikuye ku mutima buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ni iby'agaciro, muri ab'agaciro kandi turabashimiye pe, turabashimiye rwose. Ikindi n'abantu bari kuduha ibitekerezo byinshi kandi byiza, namwe turabashimiye. Ibyo bituma bitwongerera imbaraga mu gutuma dukomeza gukora ibiganiro byubaka benshi nk'uko tumaze kubibona. Ikindi turacyabona imibare itwereka yuko abantu benshi bareba ibiganiro byacu, ariko hakaba harimo abatarakora subscribe. Niba uri umwe muri abo batarakora subscribe, twagushishikariza ko uyu munsi rwose wagenda wikoze. Niba wenda utazi uko bikorwa, reka tukunyuriremo muri makeya. Nureba hasi y'iyi videwo urahabona amagambo yanditse subscribe, akenshi aba ari mu ibara ritukura. Uyakandaho rimwe gusa, ubundi bikaba biciyemo, ukaba ubaye umwe mu bagize umuryango wa Isengesho. Icyo bigufasha ni iki? Iyo dushyizeho ikiganiro nk'iki ngiki, uba mu ba mbere babasha kukibona. Urumva rero ko bifitemo inyungu. Hanyuma rero nk'uko wamaze kubibona, tugiye kuganira uyu munsi ku byifuzo bibi biba mu bantu. Nk'uko mubizi, twese ntabwo dutunganye, hari igihe tugira ibyifuzo bitari byiza. Hakorwa iki rero? Umuntu yabirwanya ate biramutse bibaye? Nibyo tugiye kwibandaho uyu munsi. Uko imyaka igenda ihita, ni nako ibintu bigenda bihinduka. Ibintu bikagenda bihinduka birushaho kuba bibi. Ndizera ko wowe udukurikiye muri aka kanya ari nako ubibona nawe. Ariko rero ibi ntabwo byagombye kudutungura cyangwa se ngo dutungurwe nabyo. Kubera iki? Niba uri umwe mu bantu bakunda gusoma ijambo ry'Imana, uribuka ko hari aho rigira riti umenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe biruhije bigoye kwihanganira. Nk'uko tubizi rero, ntacyo Imana ijya ivuga ngo gihere. Niyo mpamvu uyu munsi tubona ibintu biri kugenda bizamba, bikaba bibi. Abantu bagahindura imitekerereze, bakagira imitekerereze itari myiza, ibyifuzo bibi ndetse n'ibindi. Gusa nubwo bimeze gutyo, tukaba uyu munsi turi mu bihe bigoye, ntabwo ari ryo herezo. Niba udukurikiye muri aka kanya ukaba uri umwe mu bagezweho n'ingaruka z'iyi minsi ya nyuma, ni ukuvuga ukaba uri wa muntu wahindutse, usigaye urangwa n'imico itari myiza, ibyifuzo bibi, imitekerereze mibi, mbere na mbere turakubwira tuti komera. Hanyuma turakwibutsa ko ntarirarenga, biracyashoboka ko wakongera ugahinduka, ukongera ukaba umuntu nyamuntu, umuntu w'imico myiza, w'indangagaciro nziza. Nk'uko bamwe babivuga,
it's never too late. Ibuka ko ugaragiwe n'abantu benshi bagukunda, haba abo mu muryango wawe, inshuti zawe, yewe n'igihugu cyawe. So baragukunda kandi bifuza kugufasha ngo uhinduke, wongere ube umuntu nyamuntu, umuntu sosiyete yifuza. Ntukagwe mu mutego wo kumva ko nta muntu n'umwe wakwiyumvisha ikibazo uhanganye nacyo. Kubera iki twavuga gutyo? Ni ukubera ko gutekereza gutyo bishobora gutuma wiheba, ukumva ko udashobora kurwanya ibyifuzo bibi bikurimo, ariko si byo rwose. Yewe n'ijambo ry'Imana ubwaryo rigaragaza ko ikibazo cyawe n'Imana ikizi kandi yiteguye kugufasha. Amagambo amwe turi kwerekezaho muri iryo jambo ry'Imana agira ati, nanone izajya igucira akanzu muri icyo kigeragezo kugira ngo ushobore kucyihanganira. Again, urumva ko utari wenyine. Hari umugani umwe bajya baca mu kinyarwanda ugira uti, uhagarikiwe n'ingwe bigenda gute? Aravoma. So ubwo rero ikibazo cyawe Imana ikirimo, byanga bikunda birashoboka ko wahinduka ukongera ukaba umuntu nyamuntu, umuntu abantu bose bifuza kubona muri sosiyete, umuntu ufitiye agaciro sosiyete. Ariko nanone nk'uko wamaze kubibona, nawe ufite uruhare. Niba ufite ubushake bwo guhinduka, nibwo bishoboka, uruhare rwawe rurakenewe, kuko nk'uko babivuga baragira bati, Imana ifasha nde? Imana ifasha uwifashije. So uruhare rwawe rurakenewe cyane. Ubwo rero nk'uko twabivuze haruguru, nubwo twaba twumva ko ibyifuzo bibi biturimo bifite imbaraga, dushobora kubirwanya tugakomeza kubera Imana indahemuka, tugakomeza kubera sosiyete umuntu nyamuntu yifuza, umuntu urangwa n'indangagaciro nziza. Ikindi twese tugomba kwibuka ni uko tudashobora kwirinda burundu ibyifuzo bibi. Kubera iki? Kubera ko twese tudatunganye, nta muntu utunganye, nta byera ngo de. Ariko igihe ibyifuzo bibi biramutse bitujemo, dushobora guhita tubyirukana, tukabyikuramo, noneho ntitwigere twemera kuganzwa nabyo. Ni uko dushobora gukomeza guharanira kubungabunga ya mico yacu myiza, za ndangagaciro zacu nziza, tugakomeza kuba abantu bazima. Ikindi nk'uko twabivuzeho, niba waragezweho n'ibyo byifuzo bibi, ntabwo ari igihe cyo gucika intege. Haguruka urwane, ukotane, birashoboka rwose ko wahinduka ukongera ukaba umuntu muzima. Aha rero dusoreje ikiganiro cyacu, amasaha ntabwo atwemerera gukomeza. Twizere ko wungukiwe nacyo, wowe wadukurikiye uyu munsi kuva tugitangiye kugeza ku iherezo ryacyo. Turabigushimiye cyane, wakoze cyane. Ubundi buri wese nk'uko duhora tubivuga, tubifuriza iterambere. Imana ikomeze ihire imirimo y'amaboko yanyu, twese dutere imbere, nibyo twifuza. Umunsi ku munsi tubyuka kare tukaryama kare, turi gushaka iryo terambere. So nawe rero turarikwifuriza. Nuko ubu rero naho ubutaha. Ikindi nk'uko twabivuze, turizera ko wamaze gukora subscribe. Niba utari warigeze uyikora, twabivuze uko bigenda, nuko ubundi dukomeze tubane namwe. Ibihe byiza rero, naho ubutaha. Bye.